Tudatinze tugiye kuganira ibintu 15 biranga urukundo rwa nyarwo, urukundo nyakuri, urukundo rutarimo kubeshyanya, urukundo ruzira ikizenga, urukundo ruzira agasembwa, urukundo ruzira ikinyoma. Ibi bintu 15 niba utabigaragariza uwo ukunda, menya ko umubeshya ntabwo umukunda kandi nawe ukundwa. Niba hari umuntu wibwira ko agukunda, niba atukugaragariza ibi bintu uko ari 15, menya ngo uwo muntu arakubeshya. Ubushize twaganiriye amoko 7 y'urukundo. Uyu munsi rero tudatinze, mu minota mike cyane, reka turebere hamwe ibintu 15 gusa biranga cyangwa bisobanura, bigaragaza urukundo rwa nyarwo ukunda umuntu cyangwa wowe ukundwa. Ibintu 15 byonyine biranga urukundo rwa nyarwo. Turagerageza tujye tubivuga twihuta mu Cyongereza ndetse no mu Kinyarwanda. Icyambere, urukundo rwa nyarwo, urukundo nyakuri rurihangana, patient or long suffering. Ni ukuvuga ngo niba ukunda umuntu bya nyabyo, utamuryarya, utamubeshya, ugomba kumwihanganira. Niba umuntu ukubwira ko agukunda akaba atabasha kukwihanganira mu ikosa, mu ifuti ritoya uguyemo, ntabe yagira umutima wo kukubabarira ngo akwihanganire, uwo muntu ntabwo aba agukunda. Icyambere, urukundo rwa nyarwo rurihangana. Icya kabiri, urukundo rwa nyarwo cyangwa urukundo nyakuri rugira neza. True love is kind. Niba umuntu ugukunda atakugirira neza, nta cyiza agukorera, uwo agukunda urumamo. Ubundi ikizakwereka urukundo umuntu agukunda uzabibonera mu bikorwa. Umuntu ugukunda nta kintu na kimwe cy'igikorwa akora ku buzima bwawe, uwo muntu ntabwo aba agukunda. Icya gatatu, urukundo nyakuri ntirugira ishyari. True love does not envy. Ni ukuvuga ngo niba umuntu agukunda bya nyabyo, atakuryarya, atakubeshya, ntashobora kukugirira ishyari kubw'icyiza runaka wagezeho. Umuntu ugukunda iyo abonye hari ikintu cyiza ugezeho, biramunezeza, biramushimisha, ndetse akaba yafata n'umwanya akaba yabishimira Imana, akavuga ngo Mana, ndagushimiye ko inshuti yanjye Dieudonné ibonye iki n'iki. Icya kane, urukundo rwa nyarwo ntirwirarira. True love does not boast, does not parade. Ntirwirarira, ntirwiyemera, ntabwo rwiyemera. Umuntu aze abeshya abandi ibyo atagukorera, namuhaye ibi n'ibi, aze agende mu bantu, namukoreye ibi n'ibi. Umuntu ugukunda bya nyabyo ntabwo akwirariraho, cyangwa ngo urukundo mukundana ajye kurwirarira ku bandi, abeshye ibyo atagukoreye avuga ko yabigukoreye. Icya gatanu, urukundo rwa nyarwo ntirwihimbaza. Not proud, not puffed up. Ntirwihimbaza, ntirwishyira hejuru, ntirwikomera amashyi, rutegereza gukomerwa amashyi. Niba umuntu agukunda bya nyabyo, ntabwo agenda bivuga, ahubwo ategereza ko abandi bantu bo ku ruhande babireba aribo bazabihimbaza cyangwa bazabishima. Icya gatandatu, ntirukora ibiteye isoni. Don't behave rudely, don't dishonor others. Umuntu ugukunda bya nyabyo ntabwo yatuma mwifata mu buryo bukojeje isoni. Ndagira mbabwire ngo niba hari umuntu ugukunda akaba agusaba kuryamana nawe mutari mwasezerana, ataragusabye ngo agukwe, uwo muntu ntabwo aba agukunda. Umuntu ugukunda ntiyagutegeka kwambara ubusa. Umuntu ugukunda ntiyagutegeka gukora ibintu biteye isoni, ntiyagutegeka kwifotoza amafoto apfuye ngo nibwo arakomeza kugukunda. Umuntu uzakubwira gutyo ntabwo aba afite urukundo rwa nyarwo, aba akubeshya. Ni icya gatandatu, ntirukora ibiteye isoni. Icya karindwi,
karindwi. Urukundo rwa nyarwo ntirushaka ibyarwo. Mu yandi magambo, ntabwo rwizirikana. Not self seek, ntirushaka ibyarwo. Ikintu cya umunani, urukundo rwa nyarwo ntiruhutiraho. Is not provoked. Umuntu ugukunda bya nyabyo nta kintu yagukorera ahutiyeho, ahubutse abanza yabyigaho, akabitekereza, akabifatira umwanzuro. Ntabwo ruhutiraho, ntirufata imyanzuro ya vuba. Icya cyenda, ntirutekereza ikibi ku bandi. Think no evil. Umuntu ugukunda bya nyabyo nta gutekerezaho ikibi. Niba hari umuntu ukunda akaba hari ikibi umutekerezaho, uwo muntu uramubeshya, ntabwo umukunda. Umuntu ukunda ntumutekerezaho ikibi, ntumutekerezaho icyaha runaka, ahubwo ibyo abandi bita amakosa kuri we ubona ntacyo bitwaye, nta kosa umubonaho. Icya cumi, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ntabwo rwishimira ibyaha mugenzi wawe yakoze. Niba ukunda umuntu bya nyabyo, ntabwo uzigira wishimira ikibi yakoze. Ariko niba ubeshya ko ukunda umuntu, ikibi akora kikaba kikunezeza, kikaba kigushimisha, ukaba ubonye umwanya wo kucyamamaza, kugipostinga WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, ntabwo uwo muntu uba umukunda. Icyo ngicyo cyari ikintu cya cumi kiranga urukundo rwa nyarwo. Icya cumi na rimwe, urukundo rwa nyarwo rwishimira ukuri. Rejoice in truth. Niba ukunda umuntu ukaba wishimira kumubeshya, ntamenye ko wamubeshye, ntabwo umukunda, uramubeshya. Kuko urukundo rwa nyarwo ntirwishimira ikibi, ahubwo rwishimira ukuri. Mu yandi magambo, ntirwishimira ikinyoma, ahubwo rwishimira ukuri. Icya cumi na kabiri, urukundo nyakuri rubabarira byose. Nta kintu na kimwe kibaho urukundo waba ukunda umuntu utamubabariye ku kintu cyose yaba yagukoreye, urwo ngubwo ntabwo rwaba ari urukundo rwuzuye. Urukundo rwa nyarwo rubabarira ibintu byose. Hanyuma icya cumi na gatatu, urukundo rwa nyarwo rwizera byose. Always trust, or always true love, believe all. Rwizera byose. Niba umuntu hari ikintu akubwira ukagishidikanyaho, uwo muntu ntabwo umukunda. Kandi nawe ukwiriye kumekinga shuwa ko umuntu wita ko ukunda nta kintu umubwira ngo agishidikanyeho. Mu yandi magambo, ukwiriye gukorera ibintu byose mu mucyo, muri clearance. Icya cumi na kane, rwiringira byose. Always hope all. Urukundo rwa nyarwo rwiringira ibintu byose. Niba ukunda umuntu bya nyabyo, wizera ko ikintu agusezeranyije cyose azagisohoza. Kandi nawe niba ukunda umuntu bya nyabyo, ugomba gusohoza icyo umusezeranya cyose. Bitari ibyo, urwo rukundo aba ari ikinyoma. Icya cumi na gatanu ari cyo cya nyuma, urukundo rwa nyarwo rwihanganira byose. Always perseveres, endures all. Urukundo rwa nyarwo rwihanganira byose. Niba umuntu umukunda, utegetswe kumwihanganira muri byose. Ni rwo rukundo rwa nyarwo. Reka mbisubiremo nihuta uko ari 15 bintu biranga urukundo rwa nyarwo. Urukundo rutari urwo kubeshya. Rurihangana, rugira neza, ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukoresha ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho,
ntirutekereza ikibi ku bandi, ntirwishimira ibyaha by'abandi cyangwa amakosa amafuti y'abandi, rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Bavandimwe, ibi ni byo bintu 15 simusiga biranga urukundo rwa nyarwo ukundwa cyangwa wowe ukunda undi muntu. Iyo ugaragajwe n'ibi bintu, urukundo rwawe ruba rushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Nta wundi mwumvaga ni inshuti yanyu ibahoza ku mutima, Imana irumva Dieudonné. Mukore subscribe kuri channel yacu ya Imana irumva TV. Ku biganiro tubahereza, ugize igitekerezo, commentaire, ugize inyunganizi cyangwa ugashaka kugira icyo utubaza cyangwa icyifuzo cy'icyo wifuza twazakora ikiganiro kizakurikiraho, watwandikira muri comment. Niba iki kiganiro kikunejeje, kanda like kandi ugisangize nibura inshuti zawe 15. Twavuze ibintu 15 biranga urukundo rwa nyarwo, nibura usangize inshuti zawe 15. Niba iki kiganiro wagikunze kandi nanjye ukaba unkunda bya nyabyo. Imana ibagirire neza, Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha, Imana ibagurire imbago, ibyo mwerekeje amaboko byose bibabere by'umugisha, Imana ibateze intambwe idasubira inyuma. Bye bye, tuzabonana mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Imana irumva TV 1, Imana irumva Dieudonné. 079 015 69 70.